ngo umuhanuzi Uwiteka yaramubwiye ngo ntuzasubira inzira waciyemo kuri 17 ngo ntuzasubira inzira waciyemo kandi ntuzarireyo ntuzanywereye. Ariko umuhanuzi w'inkonkobotsi avigiriya araza arakubeshya ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Imana igiye kugutuma wowe fiakere, Imana iguhamaga igiye kugutuma ngo ese uburinzi bwawe buri hehe? Warabeshywe, wibagiwe icyo wavuganye n'Imana, wibagiwe waguhaye akazi, wibagiwe ko umurimo ukora atari uwawe, wibagiwe ko ukorera Imana. Ndagira ngo wowe umeze gutyo Yes, ngo ikaze na karibu kuri Delphines TV. Amahoro y'Imana nabane nawe, reka nizere ko umeze neza aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu. Imvura y'imigisha ikomeze igusesekareho. Njye wumva rero ni fiacre nk'ibisanzwe, n'ubundi nk'uko bisanzwe ni mu kiganiro umudendezo. N'ubwa mbere mu kinyumvisemo cyangwa se mu nyumvise nkiyobora, iki ni igitekerezo cyiza cyavuye muri mwebwe, niyo mpamvu dukomeza tubashishikariza gukomeza muduhereza ibitekerezo byanyu. Iki kiganiro rero ngushishikarije kucyumva. Uyu munsi rero ni Mutesi turi kumwe. Mutesi Delphines, ndakwakiriye. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yego, wisange kabisa. Iki kiganiro ni gishyashya aha ngaha, ni ubwa mbere nawe ukijemo. Yego, ariko wisanzure nk'ibisanzwe. Njye murandi wawe ndi simpinduka. Yego, nicyo nifuza, nicyo twifuza. Yego. Yego, murandi wawe ndi simpinduka fiake. Yego. Ni byiza, biranashimishije. Yego, ndagira ngo rero usuhuza abantu twihuse cyane, twite twinjira mu kiganiro cyacu. Abambonye bwa mbere ndabashuhuje, n'abasanzwe tuziranye, inshuti za Yesu, inshuti z'umusaraba, abakunzi beza, abakunzi banjye, abakunzi b'Imana. Shalom. Amen. Umwami Yesu nashimwe. Abambonye bwa mbere nitwa Mutesi Delphines, umumama w'abana 2 Imana yagiriye ubuntu, ikama agakiza kayo ku buntu. Amen. Amen. Ikankura mu bikankira mu byiza, yangabanyije mu barimbuka. Rya jambo njya mvuga. Yego. Inkira mu bakizwa, abazabona ubugingo, bakazabona Imana, bakabana nayo. Yego. Amen. Amen. Nagarutse rero n'ubundi mbasabiye umugisha rero abantu badukurikirana kuri Delphines TV. Ni ukuri ndabibona nkanezerwa, maze nkavuga ngo Mana uhaze kwifuza ku mitima y'aba bantu, kandi ijambo ryawe rijye rishinga imizi mu mutima wabo, rihore ridingana mu matwi yabo, bahore bumva kugira neza kwawe. Nibyo. Imana yo mwijuru duhani umugisha. Amen. Ihabwe icyubahiro yera yacu. Yego. Ni ukuri Umwami Yesu Kristo hatubambiwe abaho umugisha. Uwiteka Mana nziza ishobora byose, ndagushimye. Uri Imana yacu bwite, uri byiringiro by'abakwizera. Ndagushimye waturinze tugeza akanya duhumeka umwuka wawe w'abazima. Urongeye dushyize imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo twongere tukubere igikoresho wikorere, tukubere mikoro wivugire Mwami w'abami. Ijambo rya ryongere rigere ku bantu bawe. Habwa icyubahiro mukunzi mwiza. Mwami Yesu ndakwinginze kugira ngo ubane natwe. Umwuka wera ayobore muri iki kiganiro. Abaraha mu Rwanda, abari hirya no hino, impande enye z'isi, mu bihugu by'amahanga, abanezere wabaye bishimye, arushye naremerewe. Mwami Uwiteka abo bose ni wowe ubazi. Ubasangize ijambo ryawe kandi ribabere iry'umumaro. Gitare gikomeye rero, uwera wacu, Imana yacu ikomeye, turaguhimbaje kuko uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye agakiza kawe waduhaye ku buntu. Tugushimiye Mwami Imana kuko wadutoranyije mu bandi, kandi tugushimiye Mwami Imana ikomeye cyane kuko ukomeje kutwifatishiriza ukuboko kwawe, ukomeje kutuyoboza ijambo ryawe n'umwuka wawe. Tugikomeje kuba abakozi bawe Mwami. Ndakwinginze kugira ngo rero ukomeze tuzengurutse gukomera kwawe, tubigumemo kandi tubibemo neza kugeza igihe uzagaruka
duhagaze tugutegereje mwami itara ryacu rihore ryaka Yego. abo baguye mwami bamaze kugwa bakavangirwa ubagaruze ibiganza byawe byiza by'imbabazi Yego. ongera ubasesekazeho ineza yawe maze bongere bakore umurimo wawe neza Yego. gabanya abarimbuka wongera abakizwa Jehova komeza utuyoboze rero urukundo rwawe aba ari wowe wivugira aba ari wowe wikorera uturinde kuvangirwa impande zose mwami ahubwo tuvuga ibiguhesha icyubahiro ubwiza bwawe bukomeze butugaragareho ni mu izina rya mbisabye nizeye Kristo amen tugabanya abarimbuka wongera abakizwa nukuri cyake iryo jambo mba numva ntarireka kera ariko sinajyaga ndirimba ngo icyama mu maso yanjye hakaba isoko y'amarira nkaririra umurimo w'Imana nkaririra abazarimbuka icyama mu maso yanjye hakaba isoko y'amarira nkaririra umurimo w'Imana nkaririra abazarimbuka abantu bazarimbuka bumva bafite igihombo gikubye inshuro nyinshi niyo mpamvu rero ngewe nkurikije nshingiye kuho navuye n'umubabaro nari mfite icyo gihe nuko nari imbeze nibyo bituma murambwira Imana ngo gabanya abarimbuka wongera abakizwa kukizwa ni byiza kuba mu gakiza ni byiza ubunezere wuzuye amahoro iyo rero njye nibutse uko hameze n'abasigayeyo barimo kubira ibyuya Satani ari gukoresha gatunambwene numva mbabaye nkabwira Imana ngo Mana gabanya abarimbuka wongera abakizwa iryo jambo rero ryari gutungura ntago rino maze kurimenyera Kristo we yego mute karibu rero mu kiganiro uyu ni umwanya nguhereza yego ukisanzura ukabwira abantu iki kuri ku mutima ukisanzura pe ukababwira akari murore amagambo meza yego iki ni ikiganiro umudendezo aka kanya ni episode ya 4 ngira ngo nubwa mbere nkije mu bundi umukozi w'Imana atsindagira Imana yasize niwe wabaga ukirimo ahubwo tukira aho ngaho yakoze impanuka nanjye yabimbwiye yavunitse akaguru ariko Imana imwijirira mukiza ninjira arafite ubabare bwinshi cyane ariko aka kanya twavuganye ariko kwa muganga ibuye yagiye guca mu cyuma Imana irabigenza neza Imana ishimwe kuko atapfuye aho abandi banyura bagapfa niho nawe yaciye abaho abandi bajya bahacikira amaguru abandi bakahakura ifu bajanjaguritse ariko we yahaciye ikiganza cy'Imana kiza kiramuramira Imana yakomeje iramuduha Imana ishimwe tsindagira Imana murengera araza kumera neza araza gukira kandi tsindagira ni umukunzi wacu ni umukunzi wanyu ni umukozi w'Imana inkunga ya mbere mu musengera Imana nicyo cya mbere pe iya kabiri mu itegeko n'Imana iyo nta muntu ujye uyibwira undi icya mbere ni ugusenga gusenga ni ukwacu gukora ni ukw'Imana kandi umwuka wera n'umucyo abayoborwa nabo baraboneye yego karibu rero mu kiganiro ngewe rero uyu munsi ndumva ikintu nshaka kuganira uyu munsi kuganiriza ubwoko bw'Imana abakozi b'Imana abakunzi b'Imana inshuti za Yesu naje kwiganira ku bakozi b'Imana n'abahanuzi no kuvuga ngo ejo bundi hano ikiganiro cyanjye gishingiye merutse guhura n'umuntu turaganira arambwira ati mute atesa shimwe ntahimbazwe Yesu ibihe byose ati ndagukunda ari kuvuga Imana nkabona ikurimo ni n'ubuntu bwayo ndetse ubundi umuntu urimo Imana umubwirwa n'iki atari ukuntu njya mbareba nkabona nyine umuntu aravuga ibintu bimurimo kandi akora ukabona bikugaragaraho atari ko atari ikibazo nashaka kubaza nta kibazo mbaza atari umuntu zitose guhura kandi pati muzikera yari mavuta ati ni byinshi ampanuriye birasohora atari kuko nari muzikera turahuye mbona atakiriwe ati kuko nibyo ambwiye njye nkimana no kumubona noneho nkabona nibyo ambwiye mbonye wagira ngo umwuka w'Imana wamuvuyeho nijye uri kureba nabi cyangwa navuga se bigenze bite ati kera twaroraga akambwira ati Imana irambwiye ngo uri mu nzira mbi zivemo
ati ndagira ngo nsobanurire nimba Imana itakivuga nk'uko yavugaga wenda ati kuko isi igenda yihuta ati n'amajyambere arihuta vuba ati se byaba byarahindutse nise bigenze bite yego atarambwiye komeza ntacyo atarambwiye ngo Imana iramundegeye nise Imana imukuregeye gute nkande bigenze gute ati ngo Imana iramundegeye ngo ibyo ndimo gukora ngo bitari byiza arakomeza arambwira ubwo nyine nta ndi gushaka kubisubiramo ibyo yamubwiye ngo arakomeza arambwira ngo Imana iracyakundegera akimara kumwana amubwiye no ya ntago Imana yakuregera umwana w'umuntu Imana ikikora imugutuma yego ariko ntago yamukuregera nise ubundi mukuregeye wamukorera iki wo yagukorera iki yaguhana se ni mu by'ukuri ntago Imana yamukuregeye ni cyangwa yamugutumyeho wibeye yego atandi kukubwira ibyo yambwira ati kandi nabonye n'ibintu noneho yambwiraga ati n'ibintu bisanzwe n'undi muntu wese yavuga ati nabonye nta mwuka Imana ukimurimo ati kandi kera wari ukimurimo ndashaka kwivugira kuri iryo jambo cyane ngo kera we ntabwo yavuze ibyo abonye ako kanya gusa ahubwo yarongeyeho ngo kera uko yari ameze mu by'ukuri Feyake nabuze ikintu umusubiza so wamusubiza iki ndavuga nti ngiye kugenda mbifatira igihe mbisengere nta gisubizo mfite yego nta ntebe y'imanza nicayeho nta munzani mfite wo gupima abana b'Imana ngo menye nimbuye ko ari umuhanuzi w'Imana cyangwa uri umukozi w'Imana nako ikintu nemera ni kimwe n'ijambo ry'Imana ni kuko ubuhanuzi bwa mbere burimo hano ko njye n'umuntu amanuriye kuko ndabisuzuma nkareba kuko ubuhanuzi ambwiye aribwo ikindi nawe bisaba kuba ukijijwe ufite mwuka wera ukuyobora kuko nimba ukijijwe ufite mwuka wera ukuyobora nkunda kubibwira abantu niyo uhuye n'undi nawe urimo mwuka wera uramumenya ukamenya kuko n'ibintu ari kukubwira ari iby'ukuri icyambere nanone kibaho kandi gikomeye abantu bakinisha bakanasuzugura ntibagihe n'umwanya ijambo gusenga gusenga Imana niho dusabanira nayo amasengesho niyo aduhuza n'Imana ukumva uri gusabana nayo urayegereye ariko nta mwanya tukibiha nta n'agaciro tukibiha ndashaka kwivugira kuri abo bahanuzi njye ndangije nageze mu rugo ndasenga ako numva rya jambo rikomeza kungendagendamo ndavuga ati reka mbifatire igihe mbisengere Feyake nasenze Imana yego Imana ni imbyeyi Imana ni nziza kandi Imana n'umukozi w'umuhanga igisubizo yarakimaye kandi irambwira ngo uzagende ubambwirire ibibakozeho ngo baradamaraye ntibabiha agaciro nibaha agaciro umwuka barimo nibaha agaciro akazi bakora bahita biyambika amapeti biyongera amagarade ngo barimo gutamburira ku magarade niyo bari kugenderaho ariko umwuka yaragiye Imana irambwira ngo imurugero irambwira ngo umukozi w'Imana arahaguruka aka kanya wenda bakaguhamagara nka kuri abajya bahamagara Tsindagira n'abandi nyine abakozi b'Imana cyangwa nanjye nk'ukuntu bamamagara mama muze Tsindagira nuko tuba turi kumwe kandi koko Tsindagira n'umukozi w'Imana baramuhamagara akagenda akabasengera nanjye baramuhamagara nkabasengera n'undi baramuhamagara akabasengera ngo ariko twariraye twaradamaraye kuko cyagiye wasengeye umuntu agakira Imana ikigukoresha yamara gukira ukabona baragushagaye baranaguhembye cyangwa mbese wubatse izina ngo wagendeye kuri ibyo ngo ariko ntabwo wasubiye kurangura ngo ntabwo wagiye gushora reka nkubwire nivuga kurangura cyangwa gushora ujyemo neza mu mwuka ubyumve neza kugira ngo ukomeze impano yawe ni ugukomeza gusenga nyine ugasenga ugakomeza ugashaka imbaraga kugira ngo ukomeze kubana n'Imana neza
ntabwo ari bya bindi ngo yaragukoresheje ngo umunsi umwe none uradamaraye uribagiwe ngo izakomeza igukoreshe ngo usigaye wikoresha wowe umeze gutyo. Imana irambwira ngo baraguhamagara ngo umuntu yafashwe n'amadayimoni, ngo ukaza ukamusengera, ngo koko ugasenga mu izina rya Yesu, ngo amadayimoni akagenda akamuvamo, wa muntu agahita aba muzima. Imana irambwira ngo nzababaze ngo mamuzahana ayo madayimoni agiye, ngo cyangwa mukurikirana kimwe ngo mwasenze ngo amadayimoni aragenda gusa. Ese koko muzika abasubiye ikuzimu umaze kuyakura mu icumbi ryayo ahantu yarari, arasohotse kandi yasohoyemo, ni wowe yasohoyemo ukoresha izina ry'umwami wacu Yesu kandi rikurimo. Umaze kumuvamo uzahana agiye. Abantu nshaka rero kubasobanurira, niho busobanuza Imana yampaye ngo mbabwire. Wowe uragenda ako kanya umaze kumusengera bakagukubita icyaha kinywera cyangwa iki, ugafata inzira ukagenda ukagera mu rugo ugasanga imvange zirahiye ukicara ukirira, ukajya mu ruka ryamuka damarara. Imana yambwira ngo ukimara gukura muri ya madayimoni ngahita gukurikira, utera intambwe imwe nari inyuma yawe, kaza guhengereza utaha. Ntabwo aza guhengereza iyo utarimo neza ngo winjire nanone mu nzu yawe uhita usenga, ukomere, uhamagare gukomera kw'Imana. Amaraso ya Yesu yazengurutse inzu yawe, yazengurutse abana bawe, umugore wawe, umuryango wawe, ngo ushyireho uburinzi ku muryango w'inzu yawe. Inzu yawe izengurutse amaraso ya Yesu, ngo ugumemo neza. Murajyana, uyirukanye hahandi akaba ari wowe ujya kuyacumbikira. Ibyo yakoraga muri wa wundi rero nibyo nawe akora iwawe. Uraba mukuyemo inyatsi wayijyanye iwawe, uramurukanyemo abadayimoni wayajyanye iwawe, wateguye ibirozi uwo byagukurikiye. Ngicyo nicyo kiri imbere y'abana b'Imana, kudamarara noneho bakumva ko basenge wa muntu akize, bo bakagenda ntibishyireho uburinzi. Ukazasigara uvuga ngo ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana, ndagenda nkirukana abadayimoni mu bantu, nkoresha izina rya Yesu, bakagenda kandi nyamara warabatahanye. No bibereye ngo baragiye baradamarara, ngo bafata ngo umwuka w'Imana, ngo bafata umurimo w'Imana Imana yabahaye, ngo bahindura akazi kabo, bahindura business. Ngo kandi nyamara baracuruje, ngo baracuruza, ngo ariko ntibarangure. Uzi ko umurimo w'Imana wakugaburira, utunze abantu benshi, ntubizi fiyake cyane, ntubatunze. Ariko se ugira ngo bose niko bagitunzwe n'umurimo w'Imana? Ngo ntabwo bakirangura, ngo ntabwo bagishora, ngo barimo baracuruza ibyo bataranguye, ngo nta gishoro bagifite, barahombye. Imana itubabarire. Ngo nta gishoro bagifite, ngo barahombye, ngo barimo barasakuma, ngo barimo baratubura, ngo nta bintu bagifite byo guha abantu. Imana irambwira ngo mbwire abakozi b'Imana, abashumba, abahanuzi, umukozi w'Imana hava akagera, ngo ingira wirebe neza, wigenzure. Nta kindi basabwa no gusenga kugira ngo umwuka w'Imana kugumeho, kugira ngo udahura n'ababeshyi bakakubeshya, kugira ngo utasakoma ibyo byose wirukanye mu bandi, ugasengera abantu bagakira bakaba abakozi b'Imana kandi wowe ukabijyana. Ubu bahanuzi basigara abasambanyi, ngo basigaye bajya gusengera abantu ngo Yesu yakumaye. Ngo urinjira mu nzu, hari umupasiteri bambwe inkunda kumuvugaho cyane uko najya mvuga izina rye, we ngabashyira aravuga ngo kwa kundi ajya ni Eliya ni Elisa wazuye umwana mu cyumba cyo hejuru, ngo umuntu wawe uri kundi ngo amazuru ari ku yandi, uri gucuruza imiyaga. Ibintu bimaze gukara. Imana yambwira ngo barimo baracuruza imiyaga, nta gishoro bagifite, ntabwo bakirangura, barabeshywe, barajishije, bararangaye, baradamaraye.
nta kindi rero kiri kugusha abakozi b'Imana, abantu bagasigara mbese bagenda bavuga ngo Imana 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 ariko itabarimo. Bararangaye, barinjiriwe, baratewe. Imana yambwira ngo nugusenga cyane, tugasenga kuko imbaraga bakoresha, imbaraga uba wakoresheje urimo gusengera uriya muntu kugira ngo bare abadayimoni bamuvemo, uba ugomba gukomeza ugacaginga, wagira no mu rugo no mu nzu yawe ugasenga, ugahamagara uburinzi bw'Imana bukakubaho. Naho ubundi ngo bigenda bigukurikiye bikome nyuma, urenga bihinguka, utera intambwe bikuriho. Ni ugushyiraho uruzitiro hagati yawe n'izo mbaraga z'umwijima. Numva ndatinya, ntumva ndatangaye, mpita nibuka ko nanjye hari igihe kimwe nagiye gusengera umuntu yari afite umutwe umuremereye cyane utajya ukira. Arambwira ati ariko umutwe umereye nabi, reka nze nkurebe dusenge. Ndagenda turasenga, turataha. Kuko icyo gihe nageze nanjye mu rugo nsanga abana barahishije bagiye ku meza, dusengera ibiryo nanjye ndirira. Ngera maze kurya ngeze mu cyumba ku buriri, umutwe urandya, numva umutwe ugiye guturika pe. Urandya umutwe, ndasenga, ndafataho ndasenga, ariko kuko umutwe wari uri kundya cyane, ndiryamira mbwira Imana ngo Mana, ngo nukuri umbabarire undengere uyu mutwe uranyishe, mbuze n'imbaraga zo gusenga. Umutwe warandiye ku buryo gusenga nabyo byananiye, numva afite imbaraga nkeya. Ndaryama ndasinzira, ariko nsinzira umutwe wenda guturika. Nsinziye ndarota, njye mbona naragiye muyerekwa nyine nsinziriye. Ndota wa muntu ndi kujya musengera umutwe nk'uko namusengeraga koko, umudayimoni wari mu mutwe akajya avamo akajya mu wanjye. Nashidukiye hejuru ndavuga ati mu izina rya Yesu ndabyanze, ntaga agasuzuguro k'uyu mudayimoni nge kanzaho. Narasenze fiyake, ndasenga. Icyo gihe nabyutse hari nka 8:00. Narasenze nsenga Imana, ndwana n'umudayimoni, mpamagara Imana nko mu masaha 9 n'igice hafi aho, nibwo numvishe nkiza umutwe. Mpita mbona reka da wese ukira, ariko mpita mbona kuko wa mutwe wa muntu ari wone natahanye. Ariko nyine bita birangirira ngo sinongeye kubitekerezaho. Nongeye rero kubibwirwa ejo bundi, kuko abadayimoni twasengeye abantu bakabavamo aribo badukurikira. Abo nibo barimbuye rero ubwoko bw'Imana, nibo batumye abahanuzi baba bihwehwe. Ndavuga babandi bavangiwe, ntabwo ari abahanuzi bose. Nibo batumye abakozi b'Imana baraguye, ko basengeye indaya, bazibirukanamo amadayimoni b'indaya, bagera mu rugo ntibasenga, barabatahana bahita babindaya ahubwo aribo. Nimpamvu ujya kumva ngo umushumba ngo yaryamanye na kanaka, ngo yagize gute, yafashe abana, ngo yakoze iki. Basengeye abantu barimo abadayimoni bo kurwana no gusinda, nibishyiraho uburinzi barabatahana. Nimpamvu ujya kumva ngo barwanye, ngo batukanye, ngo kandi n'abakozi Imana ngo basengera hana. Kubera iki? Ntago bishyizeho uburinzi, babirukanye mu bandi bo barabatahana. Kubana n'Imana, njye mbwira abantu kumva umuntu ngo wa muntu ngo yarakijijwe, ngo ariko ngo nsigaye mba n'ibyo akora nkabona ntago biriho. Gukizwa ni buri munsi, ntago kubera kuko wagiye hari ugakizwa bakagusengera ngo mbese ukihana ibyaha umunsi umwe ngo urababariwe, ntago bivuga ngo uragaruka ubikore, ngo warakijijwe, ngo warababariwe. Wowe kandi ukibikora ihane, wihanire kureka. Nugusenga ugakomeza. Ubwo noneho njyewe rero nahise nkomeza ahantu ndasoma ahantu abahanuzi bavanye, umuhanuzi yabeshya undi. Faka umuhanuzi arakubeshya, akaza akakubwira ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Cyangwa kumva umuntu aravuze ngo Imana ukorera nanjye niyo nkorera. Imana ni nyinshi, Imana ukorera nayibwirwa n'ikizi. Ibigirwamana ni byinshi, kandi abafite ibyo bigirwamana babyita Imana. Abasenga inka n'ibibumbano n'ibiti n'amabuye babyita Imana zabo.
ngewe nkabyita ibigirwamana kuko imana yanjye ni imwe rukumbi, ni se w'umwami wacu Yesu Kristo. kandi hari abantu batemera Yesu Kristo nabo bafite imana yabo. ntabwo uranjye nakuranga mvuge ngo imana yawe niyo yanjye. imana yanjye ndayizi, nzi n'ubunini bwayo. yego ko kuri ngo noneho nasomye mu bami ba mbere, mu bami ba mbere ibice 13, natangiriye ku murongo waho wa 11. mu bami ba mbere ibice 13 ku murongo wa 11. iyi reka ariho twisomera, unsomera nimba bitakugoye. ntago byangora gusoma ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Yego. mu bami ba mbere igice cya 13 ku murongo waho wa 11 haranditse ngo icyo gihe hari umuhanuzi w'umusaza i Beteli. ngo icyo gihe hari umuhanuzi w'umusaza i Beteli. umwe wo mu bahungu be araza aramurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli. ngo umwe wo mu bahungu be ngaraza aramurondorera, nyine aramubwira, amusobanurira ngo ibyo bintu uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli. yego. uwo munsi nyine ubwo ibintu yakoreye i Beteli uwo munsi n'amagambo yabwiye umwami bayabwira se. ngo n'amagambo yabwiye umwami ngo bayabwira se. dukomeze ku murongo wa 12. se arababaza ati aciye mu yihe nzira? ngo ise arababaza ati aciye mu yihe nzira? kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse ibuyuda yaciyemo. ngo ise arababaza ati ngo yaciye mu yihe nzira? ngo kandi abahungu be bari babonye iyo nzira uwo muntu yaciyemo. ku murongo wa 13. se abwira abahungu bati nimushyire amatandiko ku ndogobe, nuko bayamushyiriraho amatandiko ku ndogobe ayigendaho. bamushyiraho amatandiko ku ndogobe, arabavuga ngo nibamushyiraho amatandiko ku ndogobe, ngo nuko bayashyiraho ayigendaho. kuri 14. akurikira umuntu w'Imana amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti. ngo akurikira umuntu w'Imana amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. aramubaza ati ese ni wewe wa muntu w'Imana waturutse ibuyuda? ngo se ni wowe wa muntu w'Imana waturutse ibuyuda? nawe ati ninjye. twagiye. 15. aramubwira ati ngwino dusubire imuhira ufungure. aramusubiza ati sinemererwa gusubira nayo nawe. ngo aramusubiza ati sinemererwa gusubira nayo nawe. ngo tujyane iwawe. kandi ino aho sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywera n'amazi. ngo kandi no, ngo sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, ngo kandi sindi buhanywere n'amazi. nuko kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi. ngeze ku murongo nkunda cyane, ngo kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo singire icyo mparira, singire n'icyo mpanywera. yego. kandi ngo sinzasubize inzira yanzanye. ngo kandi sinzasubize inzira yanzanye. yari yabibwiwe n'Uwiteka. ntekereza ko gusubiza ari nko gusubira inyuma. ngo aho naciye, mbese waciye aho waciye hano uzamukuza. yego. ngo ntaba ari huca usubiye iwanyu. kandi ngo ni ijambo yari yabwiwe n'Uwiteka. nawe aka kanya ushobora kuba warahamagawe n'Imana koko, ikaguhamagara ukaba urimo neza, ukaba usengera abantu bagakira, ukaba Yesu we ubwiriza abantu bagafashwa, kuko uri kubabwira ijambo wahawe n'Uwiteka. ariko ntabwo wemerewe gusubira inyuma cyangwa uvuga ibyo utabwiwe. twikomereze ku wundi murongo. ahangaha ndagira ngo mwumve neza ngo ijambo ry'Uwiteka rye ryamvuga ngo ntuzasubire inzira waciyemo, ntuzarireyo ibiryo, ntuzanywereyo n'amazi. ku murongo wa 18 haranditse nawe aramusubiza ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe. ako kandi mukitondere cyane, niko nshaka no kuvugaho ngo nawe yahise amusubiza ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. kandi marayika
utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyane wawe. ngo kandi marayika ngo utumwe n'Uwiteka ngo aravuze ati ngo jya kumugarura umujyane iwawe. Arye kandanywe. ngo arye kandanywe. Ariko yaramubeshyaga. ngo ariko yaramubeshyaga. Bakozi b'Imana, bana b'Imana, ndagira ngo mwumve ko kantu neza koko nukuri. ngo ariko yaramubeshyaga. ngo nawe umva, ngo nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe. niha uri kandi navuze ngo umuntu ujya kumva umuntu yavuze ngo Imana yawe niyo yanjye. Imana Yesu urayizi. nawe rero urumva ukuntu yamwinjiriye, yaraje amufatisha, yaraje ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. kandi uriya muhanuzi yari afite ijwi yavuganye n'Imana. yari afite ijwi yumvishe Imana yaramubujije ngo ntuzasubire inzira waciyemo, ntuzarireyo ibiryo, ntuzanywereyo amazi. ariko umuhanuzi w'ibinyoma araza arijijisha, aramujijisha, aramubeshya. niko ijambo ry'Imana rivuze ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. ngo kandi amubeshya. urumva umuhanuzi w'Imana ntabwo yatekereje wenda ngo avuga ati kuko Imana yari yavuganye nanjye navuganye nayo, ese koko uyu muntu ni umuhanuzi nkanjye? aranamubeshya ngo marayika utumwe n'Uwiteka ngo niwe uzumbwiye ngo ngusubizeyo, kandi nawe waravuganye n'Imana ikakubwira ngo ntuzasubire inyuma. uriya muhanuzi yagombaga gupfukama agasenga Imana. n'ako kanya ariko wamubwira ati buretse mbanze mvugane n'Imana yanjye. niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo ngenze ubunini bw'Imana yanjye. haleluya. inze Imana yanjye ibyo ishobora gukora n'ibyo idashobora gukora. ntabwo waza ngo umbeshye. hano ijambo ry'Imana yavuze ngo kandi yaramubeshyaga. wihita yibagirwa ibyo yavuganye n'Imana, ibyo Imana yamubujije gukora, ayibagirwa ibyo yemerewe gukora n'ibyo atemerewe gukora. yumvira umubeshyi. komeza dukomeze. kuri 19 nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya arananwa. ngo nuko asubiranayo nawe, wabyumvishije neza, yasubiranyeyo n'umubeshyi. umubeshye yibagirwa icyo yavuganye n'Imana, ngo asubiranayo nawe, bagezeyo ararya aranywa. yitandukanya n'Imana bizi neza kandi abishaka. ibyo nabigereranya na wa muhanuzi umara gusengera umuntu akagera akadamarara akiryamira, akabeshywa neza neza, abadayimoni bakamubeshya. buriya abadayimoni baba bamuvuyemo, wowe bahita bakwinjiramo bakakubeshya. ukagenda ukaryama ngo naharushye, ngo nasenze, ngo nakoresheje imbaraga nyinshi. ukumva kuko ngo ugiye kubanza ukaryama ukaruhuka, ngo haza kwicura ngo ugasenga. barakubeshya, uhuye n'umubeshyi, birarangiye. kuri 20 haranditse ngo bakicaye ku meza. ngo bakicaye ku meza, ku meza nyine bakicayeho barya. urumva bari bamaze kurya, bari barimo kurya no kunywa. ngo bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri wa muhanuzi wamugaruye. ngo ijambo ry'Uwiteka riza kuri wa muhanuzi wamugaruye. atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati. urumva ariko manze mwumva aha hantu, wa muhanuzi w'ibinyoma wagiye kumubeshya, akanambikora akamubeshya. Bibiliya niko yatubwiye, akamugarura abizi neza kandi abishaka, akamurindagiza nyine, akamutandukanya n'Imana, agatuma yica ibyo Imana yamubwiye. Imana yari yamubujije kurya no kunywa no kuzasubira iyo nzira. we yaraje aramubeshya yimusubizamo. bagera mu rugo ngo bicara ku meza bararya baranywa. hano ijambo ry'Imana rivuga ngo bakicaye ku meza, ngo ijambo ry'Imana riragaruka kuri wa muhanuzi wamusubijeyo. tukomeze. umva uko Uwiteka ngo atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati. umva uko Uwiteka avuze ati. ngo umva uko Uwiteka avuze ati. ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka. ngo ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka. ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse. urumva neza, Imana ni umukozi w'umuhanga. wa wundi wamubeshye akamujijisha, niwe Imana yahise icamo, noneho imuvugiramo. ngo ubwo wanze kumvira Uwiteka ntukurikize amategeko yaguhaye. bakozi b'Imana, bahanuzi, murebe neza.
umudayimoni arahari wo kutubeshya, abahanuzi b'ibinyoma barahari bo kukubeshya, akakubwira ngo ndi umuhanuzi nkawe, ashaka kugukamya akagukamura, ugasigara uri igishushushungwe, ugasigara uri uwo bareba, bakajya bavuga ngo uriya ni umuhanuzi, ngo yarahanuraga, ngo akavuga ngo bikaba, ngo ngo Imana ikamugutumaho ko kakakubwira ibyawe ukumva nibyo, ngo none asigaza akavuga ngo Imana yakundegeye, ngo Imana ngo irimo gutabaza ngo irakundegeye. Ikuregeye Imana ikakundegera mutesi ngo nkukoreho ikizi? Ni njyewe utanga ubugingo, ese ndaguhanisha iki? Nasomye mu ijambo ry'Imana, Imana irambwira ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi, sinzemera nuko izina ryanjye ritukwa. Ijambo ry'Imana irambwira ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa Data ntanamujyanye. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni njye wicaye ku ntebe y'imbabazi, ngo mubabarire abanzi banyu mwebwe, kuko ni njye wicaye ku ntebe y'imbabazi. Uwiteka ari bubyivugira. None Uwiteka aramanutse arakuregeye nkande, urinde uri igiki? Imana iregera ngo genda umbwirire kanaka ngo ibyo urimo gukora, ngo Imana nta nubwo avuze ngo sibu koko Imana ikuregeye umuntu wamukorera iki? aha dukomeze. aha twari ku murongo wa 21, murongo wa 20, ariko uragaruka ukurikira aho yakubujije ukahanywera. Ngo ariko ngo uragaruka, ngo ugaruka aho yakubujije, ngo ariko uragaruka aho kunywera, akarira aho yakubujije, ukanywera kandi yari yabikubujije, ngo ukanahanywera kandi yari yabikubujije. Nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasekuruza. Ngo nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasogokuruza bawe, basogokuruza bacu. Ntabwo kizageramo guteze. Nidushaka twigumira aho ngaho Fiake. Ahantu iri jambo ry'Imana ni ryiza, ni ukuri nawe uzafata igihe urisome. Yego. Njyana nashaka ko kwivugira cyane cyane nahavuze. Anuzi Uwiteka yaramubwiye ngo ntuzasubira inzira waciyemo, kuri 17, ngo ntuzasubira inzira waciyemo, kandi ntuzaririyo ntuzanywereye. Yego. Ariko umuhanuzi w'inkonkobotsi avigiriya araza arakubeshya ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Imana igiye kugutuma wowe Fiakere, Imana iguhamagaye igiye kugutuma, ntabwo iguhamagaranira hamwe na Mutesi. Niyo mpamvu nzaza nkakubwira iby'Imana yantumye. Ariko wowe ibyagutumye ntabyo nzi kuko ntago nari impari. Nta Mana yawe ngo niyo Mana yanjye. Ubu ngubu umuntu wese acunga izamu rye. Iyi muri na minsi igiti kiri kugaragazwa n'imbuto kera. Hari ibiti bitohagiye bifite amababi bibyibushye ariko bitari byaraba. Kandi ureba ukavuga ati siri nironji, iyi ni indimu, ese ni pome, kizaraba iki? Nikirabiranye mu bitoki. Ibyo biti rero bitararaba mu byitondere kuko birajijishije. Ushobora kucyita ironji ejo kikaraba indimu. Yego. Kuko ni igiti tugiteye aho ngaho. Imana yanjye nzi ubunini bwayo, ndanayizi kuko ari Imana yanjye. Ariko izindi mana njye nzita ibigirwamana, kandi ibigirwamana babisenga babyita Imana yabo. Niyo mpamvu rero Imana idaherekejwe n'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Iyo Mana ntabwo udayiherekesheje iryo zina ry'Umwami Yesu Kristo, ntabwo njye nayemera kuko ntabwo nyizi. Hari umuntu ujya kumva atangiye ijambo ry'Imana yigisha avuga Imana, abantu batamena amena. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntabwo Imana z'abantu zose ari Imana. N'abasenga ibigirwamana babyita Imana. Ariko Umwami Yesu Kristo, iryo zina niyo rivuze abadayimoni barahunga. Uzarikoresha akarishoreranya n'iyo Mana yavuze, nzayemera ko ari Imana nsenga. Ako gaciyemo ndashaka kwibwira abahanuzi b'Imana,
abakozi b'Imana ngo nimucunge izamu ryanyu ngo kuko murimo gucuruza ibyo mutaranguye ngo nta gishoro mugifite mwarahombye. Abo ndabwira bari kwiyumva n'abaguye. Abakozi b'Imana bakirimo neza, bene data mureke dusengera ubwoko bw'Imana, dusengera abakozi b'Imana baguye, bongere bacaginge, bongere basubire ku gicaniro, bongere barangure, bongere bashopinge, babone ibyo guhereza abantu. Gusenga Imana ni uguhozaho, nta gucika intege. Niwumva watangiye gucika intege mu gusenga, ukumva watangiye kumva nta mbaraga ufite, ukumva kuko wadamaraye ngo ibyo ufite birahagije, ntabwo bihagije. Na Yesu Kristo yahoraga ku musozi kandi yari umwana w'Imana yamanutse mu ijuru, ariko nawe yahuraga n'ibicanege kuko yari yambaye umubiri. Yahoraga ku musozi ngo akajya gusenga, kandi mu gusenga kwe Satani ntiyamutinyaga, yaranamusangaga akamwereka iby'isi byose, akamubwira ngo nunkorera, ngo nunkurikira ngo nzabiguha, kandi azi ko ari kugerageza umwana w'Imana. Haleluya! Wowe uri umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso, wavukiye muri iyi si, utari wayivamo ngo ujye ahandi hantu. Umuntu araza arakubeshya ngo ni umuhanuzi nkawe, ukaranga kuyisezerana Imana yaguhaye, ngo Imana yaramubwira ngo ntuzasubira inzira waciyemo, ngo ntuzarebe ibyo ntuzanyweremo. Ibyo bintu byose yanga kubyumva. Umuhanuzi w'inyama ngaraza aramubwira ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe, ngo subira inyuma tujya kwirira. Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga, ngo irongera ica kuri wa muhanuzi w'ibinyoma, ngiramuga kuko wanze kumvira ijambo ryanjye, ngukanga kumvira amategeko yanjye, ngo intumbi yawe uzapfa, ngo ariko ntizagera mu gituro cya basogokuruza. Imana ishimwe. Ongera uhambuke, ongera wisuzume, ongera wicaginge, ongera usubire mu umurongo Imana igushakamo. Ongera uhure n'Imana yawe, reka gutuburira abantu, reka gusega no kuvanga Imana irakuregeye. Ntacyo uri cyo, Imana izagutuma ariko ntizakuregera. Imana ishimwe. Navuga byinshi, nakora iki, ariko ijambo ry'Imana uko Imana yabimpaye niko mbibabwiye. Aka kanya ngiye gusenga Imana, ngiye gusengera umuntu wisuzumye koko, akumva kuko hari ahantu yararengeye, akumva kuko yateshutse, akumva kuko atakiri hahandi Imana imushaka. Wa undi wadamaraye, wa undi wasengeye abadayimoni b'abamarayo akabacyuriwe. Uzasanga abana b'abakozi b'Imana muri no minsi ari babanywa itabi, ari babasambana, kandi ari abana b'umukozi w'Imana. Kubera iki? Wagiye gusengera wa mwana unywa mugo, ugeze mu rugo uradamarara, usangira n'abana bawe imvange, wibagirwa kubashyiraho uburinzi bw'Imana. Ngo abadayimoni ba mugo n'abamaraya ngo baraza bacumbika iwawe mu nzu yawe, ngo babahaye icumbi kubera kuko ufite ahantu wabataruye ukabagarura. Ndagira ngo aka kanya wongere usubire mu mbaraga, wongere usenga Imana, wongere wishyireho uburinzi, wongere ushyire uburinzi ku bana bawe, ku muryango wawe, ku mugore wawe. Wagiye gusengera umugore wananiranye, wananiye umugabo usambana, umudayimoni uramuzana, umucumbikisha, umuha icumbi mu mugore wawe, mu mugabo wawe gutyo. Ngo ese uburinzi bwawe buri hehe? Warabeshywe, wibagiwe icyo wavuganye n'Imana, wibagiwe waguhaye akazi, wibagiwe ko umurimo ukora atari uwawe, wibagiwe gukorera Imana. Ndagira ngo wowe umeze gutyo, wumva warateshutswe, wumva utakizi neza ahantu uri, wumva uri kure. Ndagira ngo twongere dusengane Imana, ndagira ngo wongere ucaginge, ndagira ngo wongere ube mu ruhande rw'Imana. Imana yongere kugarukeho, yongere gukoreshe, wongere ube umukozi w'Imana wa nya. Uwiteka Mana nziza, Imana y'urukundo n'imbabazi, Imana igira neza, turongeye turasenze Mwami, twumvishije ijambo ryawe, n'ukuri turatsinzwe, twumvishe aho twadamaraye, twumvishije aho twavuye mu byizerwa, twumvishe ukuntu twacumbikiye imbaraga z'umwijima mu rugo rwacu, twumva ukuntu twakurikiye imana z'abandi tutazi, tukarangiza ducumbikiye ibigirwamana. Mwami wacu Yesu Kristo, manukana n'amaraso yawe Kristo, ongera utugoteshe
udukoreshe amaraso yawe, ongera udutwikirize amahema yawe mwami w'abami. Turahagarika imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Abadayimani b'uburyo bwose, abazimu n'abazimukazi, aba turahambiriza mu izina rya Yesu, aba turatwikisha amaraso yawe Kristo. Reka wongere udusange mwami w'abami, reka wongere utwuzuze imbaraga zawe, reka wongere utwuzuze Mwuka Wera, reka wongere utugarurire mu murongo mwami, reka wongere dukoreshe ibikwiriye bitunganye, reka utume mwami Imana yacu tugaragaza imbuto, reka mwami Imana yacu indabyo zacu zigaragare, reka be kutwitiranya, reka twe kuguma dutohagiye, reka twe kuguma tukuvuga tutakuzi. Haleluya. Mwami w'abami ndagushimye, uri Imana ikomeye, urategeka bikaba, uravuga bigakomera, warirahiye ngo icyubahiro cyawe ntuzagihunda, ngo kandi ntuzemera ko izina ryawe ritukwa. Bihagarikiraho mwami w'abami, gabanya abarimbuka, wongera abakizwa Jehova, wongera utwereke ineza yawe, imbabazi zawe mwami. Abakiri mu murongo wawe dukomerezamo natwe byatugeraho, natwe twaraswa tukagwa, natwe twavangirwa, abadayimani bahora babungabunga impande zacu bazerera. Ndabahambiza mu izina rya Yesu, ndabahambiza mu izina rya Yesu. Reka amaraso yawe Kristo azenguruka ubwoko bwawe, reka amaraso yawe Kristo azenguruka abana bacu, reka amaraso Kristo yawe azenguruka abagabo n'abagore, reka amaraso yawe Kristo azenguruka abakobwa n'abahungu, reka amaraso yawe Kristo azenguruka urubyiruko, agota ingo zacu, agota insengero zawe, agota abantu bawe, agota abana bawe Kristo. Urakoze kuko wera, singuhatisha amagambo, singutotesha amagambo Jehova. Gusenga n'ukwacu, gukora n'ukwawe. Uri Imana ikiza indwara zose, kiza abarwayi abaremerewe. Uri Imana igaburira abantu bakarya, gaburira abashonje. Uri Imana yishyurira abantu amazu ntibabahe za piriyave bikore. Uri Imana itanga amazu ku bantu yabahe Jehova. Uri Imana utanga umugisha kandi utagabanyije, kandi umugisha wawe nta mubabaro uba mu mwami wanjye. Uri Imana itanga igaha abantu ubwenge bagatsinda ku mashuri. Bariya abana bagiye mu bizamini abasengeye Jehova, baha ubwenge kandi ubahe gutsinda, kuko ariwe utanga ubwenge, niwe mutsinzi mwiza. Reka iriya miryango mwami Imana yacu dukomoka, iriya miryango itakuzi, bariya abantu dukomokamo batakuzi, ndabasengeye Jehova kugira ngo ubagarure, kugira ngo abari wowe ubifatira Jehova. Bariya bose bakiri iyo mwami, bakiri muri abo ngabo badakijijwe, abo barimbuka, bagirire neza bose ubagarure Jehova. Reka ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bikomeze bitugereho, ni mu izina ryawe mbisabye nizeye Kristo nawe n'iteka ryose. Amen. Amen. Amen.